Mikayela yari umuje ibwami, yari hamaze iminsi ariko nawe ntazi uko byaje ngo atangire gukunda igikomangoma William kandi cyaraziraga. Byaraziraga kandi byari n'amahano kuba hari umuja watinyuka gukunda igikomangoma. Mu mabwiriza abaja bahabwaga muri ubwo bwami nabyo byari birimo. Bari babujijwe kuba byibuze banagirira amarangamutima igikomangoma William. Nubwo ari uko byari bimeze, Mikayela akaba aho ngaho abizi ko ari ibintu atemerewe, ariko nawe yumvaga arengana kuko ni ibintu atari yarahisemo. Nawe ntazi uko byagenze kugira ngo agikubita amaso William atangire kumukunda. Akenshi yaricaraga akavuga ati umunsi umwe ibi bintu bizankoraho. Ndabizi neza ko ntazashobora gukomeza guhisha aya marangamutima iteka. Ese icyaba kiza nuko nahunga nkagenda hakiri kare cyangwa se nguma aha ngaha, wenda bizagira aho birangire ndeke gukomeza kumukunda no kumutekereza. Gusa ikintu cyari gitangaje nuko William nta kintu na kimwe yari azi ku rukundo Mikayela amukunda. Ntago yari azi ko umwanya we munini awufata ari mu idirishya arimo amwitegereza we n'ibyegera bye ahantu bakundaga kunyura. Gusa nanone Mikayela yari akunzwe cyane ibwami. Umwamikazi yaramutoneshaga cyane bigatuma n'abandi baja bisa naho bamugiriye ishyari. Gusa bamugiriraga ishyari bose byababaje cyane ubwo Mikayela noneho yahindurirwaga imirimo akimurirwa gukorera hamwe n'irindi tsinda ryari rishinzwe kwita ku gikomangoma William. Byaramushimishije cyane kuko aho hantu yari agiye gukorera kumubona byari kuzajya biba ari ibintu byoroshye, ariko ntago yari azi ukuntu byari bigoye cyane kuba ubona umuntu ukunda buri munsi ariko utabasha kumuhishurira amarangamutima yawe. Byaramuvunnye ariko arihangana akomeza akazi ke. William nawe yari amaze kuba umusore kandi umwami nawe yumvaga aho ageze akeneye gusimburwa. Umwami n'umwamikazi batangiye kuganira, nuko umwami abwira umwamikazi ko akeneye gusimburwa, ko intege zitangiye kuba nkeya, ati kandi ibyo ngibyo urabizi bizashoboka gusa ari uko William twamushakiye umugeni. Hari imiryango rero yari ihari yari yaratoranyijwe yagombaga kuzavamo umukobwa umwe. Bari abakobwa bateguwe kuva kera, bari babizi nyine ko hashobora kuzavamo umwe. Ibyo bintu rero babibwiye William ko bagiye kumushakira umugeni, ariko William arabyanga ati njyewe nzabana n'umukobwa nkunda kandi nawe unkunda. Nta mukobwa rero ntekereza yuko mwabwira yuko mushaka yuko tubana ngo abyange. Njyewe rero ibyo bintu simbishyigikiye, muzandeka igihe kizagera nihitiremo. Umwami yarabyanze amubwira ko ari amahame yo muri ubwo bwami ko atari we wa mbere bibayeho, ko agomba kwemera ibyo bamuteguriye akaba ariko bizakurikizwa. William yakomeje kubirwanya ariko biranga biba iby'ubusa. Inkuru y'uko Prince William arimo kurambagirizwa yari yamenyekanye ibwami, ariko yari inshamugongo kuri Mikayela, yari yabuze n'ikintu yabikoraho. Yarihanganye kuko yari abizi neza ko uko byagenda kose adashobora kuba umwe muri abo bakobwa. Ibwami nabo bariteguye, nuko umunsi w'ibirori nyirizina nawe ugeraho uragira. Ba bakobwa baraza, bari barateguye rwose, nabo baritoje neza, ibirori ari byiza cyane. Baje guhitamo umukobwa umwe rero, ariko ikintu cyabatunguye ni uko William yarabyanze burundu. Umwami biramuyobera. William yakomeje kubona ko we nta yandi mahitamo afite, nuko ahitamo guhunga ava muri ubwo bwami bwabo, nuko arigendera. Yamaze igihe baramubuze, nuko aho bamuboneye bamenya neza ko yari yahunze kubera imyanzuro bari bamufatiye kandi batabishaka. Nuko umwami abonaho kugira ngo abure umuhungu we agomba kwihangana, nuko akamurika we akazihitiramo uko ashaka. William yabasabye kumuha igihe kugira ngo azabanze abone neza umuntu akunda kandi nawe umukunda. Mikayela nawe wikundiraga William ariko akajya abona ko nta hantu bizagera, yatangiye kujya afata utwandiko akiyandikiraho amarangamutima ye kugira ngo byibuze bimushiremo. Yandikaga ibimuri ku mutima byose, akamera nk'aho nyine ari kubibwira William,
kugira ngo nibura abashe kuruhuka, kandi koko ni n'ibintu byamufashaga cyane. Rimwe yaricaye ariko umutima urabyanga neza umuhatiriza kugira icyo atangariza William, nuko afata agapapuro gato muri utwo ngutwo yari amaze kujya yandika, nuko agashyira mu ntebe William yajyaga akunda kwicaramo arimo kuruhuka. Arangije nuko acunga ko nta muntu uri kumubona, abonye ntawe agasigaho ngaho arirukanka. William igihe kigeze yaraje nuko yicara muri ya ntebe, agiye kubona abona harimo akantu k'agapapuro gatoya, nuko aragafata arakarambura, ariko yatunguwe no kubona amagambo yari yanditseho. Kuri ako gapapuro gatoya hari handitseho ngo iyaba nabashaga kuguhagarira imbere ngo ngusobanurire ukuntu ngukunda, ndagukunda cyane William, umbabarire ariko ntihagire umuntu n'umwe umenya iby'urwo rwandiko. William yabisomye abisubiramo inshuro nyinshi, ariko agatekereza umuntu waba wanditse ibyo bintu nuko akamubura. Nuko arangije ako gapapuro aragafata arakabika, nk'uko umuntu wari wakanditse yari yabimusabye ngo ntihagire umuntu n'umwe abibwira. Nubwo byari bimeze ariko gutyo, yakomeje n'ubundi kwibaza ati ariko si ibintu byaba byanditswe nande. Yakomeje kugira amatsiko yo gushaka kumenya uwo muntu waba wabyanditse, ariko arabyihorera ngo bidateza akaduruvayo ibwami. Ati ibi ngibi nzabyikorera njyenyine ku giti cyanjye, kandi uyu muntu byange bikunde nzamumenya. Mu minsi yakurikiyeho, Michael yabaga afite ubwoba bwinshi, atekereza yuko William ashobora kuzamuvumbura, ariko abona ntago amenya ibyabaye. Ntukabona ntago yigeze amukeka. Mu minsi yakurikiyeho n'ubundi Michael ibyo gukomeza yiyandikira utwo dupapuro ashyiraho amarangamutima ye ntago yigeze abireka. Mu masaha y'ikiruhuko hari ahantu yakundaga kwiyicarira, byari bizwi ko ubundi akunda kwiyandikira ibisigo. N'uwamubonaga rwose yandika ntago yabitekerezagaho cyane, yabaga azi ko ari ibyo bintu bye yibereyemo. Yicaye aho hantu ariko yikanze ko hari umuntu waba amuguyeho, kuko yumvaga hashobora kuba hari umuntu uri kuzamusanga. Ubwoba bwaramwishe, atekereje ibintu aba yanditse kuri twa dupapuro twe, nuko ahita ahaguruka ngo yigendere, agenda yihuta cyane kugira ngo hatagira umuntu umubona. Michael arimo agenda, kamwe muri twa dupapuro karamucitse karatakara, ariko we ntiyabimenya. Nuko akomeza urugendo rwe arigendera. Gusa icyo atari azi nuko umuntu yari yikanze yari William, ari nawe wahise aza nuko agatoragura ka gapapuro yari amaze guta. William akimara gutoragura ako gapapuro, yahise abona umukono rwose usa n'uwa kamwe yigeze kubona cyagiye mu ntebe. Nuko arakajyana aragafatafata n'akakandi ka mbere, byose abifata mu ntoki, abona neza umuntu wabyanditse n'umwe. Byarasaga neza 100% ku buryo rwose ubona ko ari umuntu umwe wabyanditse. N'amagambo yari yanditseho yasaga nk'aho ari amwe, gusa aho byari bitandukaniye nuko ako ngako yari amaze gutoragura ako kanya ko kari karekare kanditseho ibintu byinshi, bigaragaza yuko nyine uwo muntu n'ubundi akunda William cyane, ariko nta zina ririho, nanone atabasha kumenya uwo ari we. William yahise avuga ati uyu muntu byanze bikunze ni umwe mu baja ba hano, kandi ngomba kurara mumenya. Abakobwa bose bari bari aho ngaho ibwami bahise babatumaho, ariko batazi icyo babatumirijeho. Bagombaga kwinjira umwe kuri umwe, kandi umuryango binjiragamo si wo basohokeragamo, kugira ngo hatagira ubwira undi impamvu bari babatumijeho. Bose bakimara kuhagera, uwa mbere yarinjiye. William niwe wenyine wari muri icyo cyumba binjiragamo, kandi niwe wababazaga ibibazo. Iyo bamaraga kwinjira, yahitaga abahereza rwa rupapuro yatoraguye, nuko akababwira ati ngaho nimunsomere. Ibyo impamvu yabikoraga, yabaga ashaka kugira ngo arebe amarangamutima. We yaratekerezaga ati byanze bikunze uwanditse ibi bintu nabisoma, amarangamutima yarazamuka, biraba bisa nk'aho arimo kubinyibwirira, rero ndaza kumumenya.
Iyo barangizaga gusoma kandi yababwiraga no kwandika utuntu dukeya turi aho ngaho, wenda akababaza ati ese mubona ubwami bwacu ari iki kitagenda twahindura, ari utuntu dukeya tutabatera ubwoba, ariko agamije kugira ngo arebe uwe ufite umukono nk'uwa wa wundi yabonye ku mpapuro. Umukobwa wa mbere amaze kwinjira, ibyo byose yarabikoze, amuha aka gapapuro arasoma, amuhereza n'aho yandika arandika, ariko abona nta hantu na hamwe bihuriye na bya bindi yari afite ku gapapuro. Yahereje uwa kabiri, uwa gatatu, uwa kane, arinda agera ku wa gatanu, abona buri mukobwa wese arimo gusoma nta marangamutima, asoma gusa kugira ngo birangire, kandi yabona n'aho yanditse akabona nta hantu bihuriye n'ibyo yabonye kuri za mpapuro. Abakobwa bose barinjiye, Mikayeli arenda agerwaho ari uwa nyuma, bisa naho William atangiye kurambirwa, atangiye no gutekereza ko umuntu ushobora kuba yabyanditse atari uwaho ngaho ibwami, akavuga ati wenda ni umuntu wo hanze, ujya utuma nk'umuntu wa hano. Ibyo ari byo byose, iyo aba ari umuntu wa hano rwose mba maze kumubona. Buriya byanze bikunze ni umuntu wo hanze utuma uwa hano akabimuzanira. Mikayeli ariko nawe nyine yahise yinjira, ariko afite ubwoba bwinshi cyane. William aranabibona ko adatuje, nuko amusaba gutuza. Kugira ngo amumare ubwoba, yatangiye kumuganiriza amubwira ati akira kano gapapuro maze mutwandikireho icyo mubona twahindura muri ubu bwami bwacu. Ese mubona ibintu byose bimeze neza? Ese hari icyo twahindura? Ni ukugira ngo gusa twiganirire turebe niba hari icyo twahindura, nicyo twabatumirijeho nta kindi. Ngahakira kano gapapuro maze wandikaho uko ubyumva mu magambo makeya, kandi ntugire ubwoba, nta muntu n'umwe uri burenganyirizwe ibitekerezo bye. Mikayeli noneho atangiye kumva ameze nk'uruhutse mu mutima, ubwoba butangira gushira, maze nawe atangira kwandika. Yanditseho ibintu mu magambo makeya nk'uko William yari abimusabye, arangije amuhereza urupapuro. William akirurambura yahise yikanga. Mikayeli yandikaga neza cyane, noneho byanasaga neza 100% n'ibyari kuri twa dupapuro tubiri. Urebye neza ni nk'aho William nta kindi kimenyetso yari agikeneye, kuko yahise amenya umuntu wanditse ibyo bintu, nuko ahita amenya ko burya ari Mikayeli byose wabikoze, amenya ko burya ari Mikayeli umukunda cyane. William yahise yitegereza Mikayeli mu maso, nuko abona undi nawe yari arimo kumwitegereza, maze Mikayeli ubwoba burongera buramwica, ati none se nyakubahwa, hari ikibazo kirimo mu byo nanditse? Ese naba nakoze amakosa? William ati oya, nta kibazo na kimwe, ahubwo hano hari n'urupapuro nshaka ko nsomera. Mikayeli yabonye urwo rupapuro none haratitira, yumva umusatsi umuvuyeho, kuko yari abizi neza ko rwari urwe, ariko ntago yari azi igihe yarutereye. Yatangiye kwibaza ahubwo ko ari umuntu ushobora kuba yamubonye akaba yagiye akarufata mu bintu bye, nuko ubwoba buramwica cyane, no gukomeza kwicara aho ngaho yumva bitangiye kumunanira. William uko Mikayeli yagendaga agira ubwoba, byose yahitaga abibona ko rwose ari we neza neza, nuko nanone kugira ngo amumare ubwoba aramubwira ati erega soma ntacyo bitwaye, aka gapapuro nagatoraguye mu nzira, ariko ntibigutere ikibazo, turi kubasomesha mwese abari gutambuka munyura hano, kuko hari izindi nshingano dushaka kubaha, turi kugira ngo turebe nyine umuntu uzi gusoma neza, ntibigutere ubwoba rwose, humura. Mikayeli ibyo yaratangiye gukeka byose yahise abireka, nuko afata ka gapapuro kugira ngo atangire kugasoma. Nubwo yari agafashe ngo agasome, ariko ibyanditseho byose yari abizi neza mu mutwe, kuko yahoraga yandika mwene utwo dupapuro asuramo ibintu bimwe yongeramo ibindi, ariko n'ubundi byari birimo byose yari abizi. Yatangiye gusoma, asoma neza ibyanditseho, ariko agezemo hagati amarangamutima atangira kumuganza, atangira kumubana menshi, atangira no kurira. Yagira ahanditse ndagukunda, akabivuga amarira arimo gutemba. Yageze aho ibyanditse arabireka, atangira kuvuga ibimurimo, anasaba imbabazi ko yakoze amahano akamukunda kandi atabyemerewe. William yahise amubwira ati Mikayeli, buryo bwose yari wowe? Mikayeli ubwoba bwaramwishe,
ati noneho ibyanjye birarangiye, baramanika. Atangira gutekereza guhunga akirukanka bataramugirira nabi. Yahise ahaguruka asohoka yirukanka, abantu bose bayoberwa ibibaye, bajya kumufata ariko bagashiduka yarenze. Yarirukanse cyane arabacika, ibwami hatangira guhwihwiswa inkuru ngo Mikayeli yasaze. William yahise atangaza ko bagomba kumukurikira kandi ko bagomba kumushakisha paka bamubonye, akababwira ko bagomba kumugarura uko byagenda kose. Nawe bahise bamutegurira ifarashi byihuse ngo amukurikire, nuko bagiye kumushaka mbere bamusanga ageze ahantu impande y'uruzi ashaka kwinagamo, nuko baramufata bati udakora ikosa ryo kwiyahura William yatumanika. Bahise bamufata, William nawe barahageze bamubwira ukuntu basanze agiye kwinaga mu mazi, nuko abasaba kujya ahitaruye bakabasiga ari bonyine bakavugana. Mikayeli yari yacitse yabuze n'ikintu yavuga, William agakomeza amubaza impamvu yari ashatse kwiyambura ubuzima. Mikayeli aramusubiza ati kuko narenze ku mategeko y'ibwami, mumbabarire ibyo nakoze ntago bikwiye, nagukunze rwose ntabikwiriye. Nuko akomeza gusaba imbabazi. William yaramuhumurije amusaba gutuza, amubwira ko nta ngaruka mbi bibuze kumugiraho. Ariko Mikayeli aramubwira ati ubwo byagenda kose umwami nabimenya ndagowe. William ati humura byose ndaza kubikemura, nimbona yarakaye ndaza kuguhungisha, uba wigiriye kwa masenge ntago azabimenya. Mikayeli akomeza kumubwira ati ibyo nakoze ntago bikwiye rwose, nkwiriye gupfa. William ati ukwiriye gupfa kubera ko uri umuja ukaba wakunze igikomangoma? Mikayeli ati yego. Nuko William aramubaza ati ubwo se noneho igikomangoma cyo cyakunze umuja, ubwo cyo gikwiriye iki? Nacyo gikwiye urupfu? Nuko Mikayeli aramubwira ati simbizi ariko nabyo ndumva bitaba bikwiye, ubwo nyine nabyo biramutse bibayeho niko byagenda. Nuko William aramubwira ati ubwo ngubwo ngwino njyewe nawe tujyane muri ruriya ruzi, kuko n'ubundi bikundanye birajyana, n'ubundi urumva twese ari njyewe nawe turi abanyamafuti. Mikayeli niyumva icyo ashatse kuvuga amusubirishamo ati ushatse kuvuga iki? William aramubwira ati nanjye nakoze amakosa yo gukunda umuja kandi ntabyemerewe, urumva ko nanjye ngomba gupfa. William yari amaze iminsi nawe akunda Mikayeli, ariko yari akeneye ikimenyetso cyamwereka yuko Mikayeli amukunda. Yumvaga agomba kuzashaka ikintu yazakora kimugerageza kugira ngo amenye ko amukunda koko, none yari abimenye n'ibyo byose atiriwe abikora. Mikayeli byaramutunguye biranamurenga, kuko ntabwo yakekaga yuko ibyo bintu byabaho. Inkuru yahise itangira kumenyekana ibwami byihuse yuko William akunda Mikayeli. Nuko umwami biramubabaza cyane, atangira gutonganya umuhungu we ati naguhaye uburenganzira bwo kuzihitiramo, ariko ntago nigeze nkubwira ngo uzahitemo umuja. William abonye se atangiye kurakara cyane kandi bishobora kugiraho ingaruka mbi kuri Mikayeli, nuko kuko amuhungisha kwa nyirasenge nk'uko yari yabimusezeranyije. Ise yakomeje kumutonganya cyane, ariko William akomeza kumubwira turabizi neza ko nakubwiye ko nzabana n'umukobwa nihitiyemo, nkunda kandi nawe unkunda. Uriya rero niwe nabonye unkunda kandi nanjye ndamukunda cyane. Umwami akomeza kumubwira ati urarushywa n'ubusa ntago muzabana, nuramuka ubikoze ntago uzongera kwitwa umwana wanjye, nzakunyaga kandi nzaguca. William ati uzakora icyo ushaka mubyeyi. Umwamikazi wari usanzwe yikundira Mikayeli yakomezaga kumvisha umwami ko Mikayeli ari umukobwa mwiza, ko rwose ntacyo atwaye. Nuko amutwara gake gake aza kubimwumvisha, umwami ageze aha arabyumva. Igihe cyaje kugera barabumva neza cyane ku buryo baje no kubashyingira. Nuko Mikayeli aba mu nzozi ze yarose kuva kera, yahoraga yumva ko adashobora kuzazikabya. Nuko na William wahoraga yibaza niba yazabona umukobwa umukunda by'ukuri,
arasubizwa yibanira na Mikayeli wamukundaga cyane. N'ahangaha dusoreje inkuru yacu uyu munsi. Ese kuko byari bikwiye yuko umuja yabana n'igikomangoma? Ese iyi nkuru yacu wayumvishe gute? Tubwire muri comment uko byumva, kandi ndagushimiye yuko wabanye natwe. Ni iby'agaciro rero kandi turabakunda cyane. Kora subscribe niba utarayikora, tuzahure no mu zindi nkuru z'ubutaha. Imana ibarinde, ndabakunda cyane. Wari kumwe na Neme.